yuko abapfumu nutagira ugupfumurira se uzagera kuki nawe ubwawe mu buzima bwawe ukeneye gupfumura banzu nareba ari kupfumure urenga ibyo nanjye urimo mbwira abantu nibajye banjora bavuga ariko uyu mugabo ibintu avuga nibyo sibyo bifite ishingiro aho kuki abantu bemera kuyoborwa nk'abatabona bagatwarwa buhumyi hari nabazaga bakambwira batari ko ubwo nabo twiganye ukuri umuhanga ko tubizi wakwikomereje ubushakashatsi bwawe ukigira no mu bindi kutabura ibyo ukora kufite ibintu byinshi wakora ko watangiye no kubigaragaza ibyo bintu by'ubupfumu byo bintu urabigiramo iki by'imiterekero ni ariko mw'abantu mwe niba tudashobora guterekera abakurambere bacu guterekera biva ku nshinga guterekera iyo era ni ngerekangirira guterekera ni ukuvuga ni ugutegurira undi muntu umukurambere w'umunyacyubahiro kugira ngo musangire kugira ngo abakurambere ujye ubaterekera mugasangira kandi nintabaterekera se nzaba nkubwira iki urambaza iby'abakurambere nta muteguro mbafitiye se nzakubwira iki ibihe byiza mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Ibico TV kuri uyu munsi wa none nkuko mwabyifuje cyangwa se mwagiyemo bisaba muri benshi muti turifuza kuba twaganira na Rutanga rw'amaboko umwe mu banyarwanda bake basigaye basigasiye icyo nakwita umuco nyarwanda umuco gakondo umuco w'abakurambere cyane ko no mu ndamukanyo y'umuhamagaye agira ati gahorane Imana y'u Rwanda ubwo yavuze Imana y'u Rwanda turaza kumubaza nibisobanuro byimbitse kuri we ariko noneho akitwakira ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco giherereye i Nyarutarama ni nawe umuyobozi mukuru wacyo akaba ari nawe umuyobozi mukuru wacyo ukinjira mu nzu ntabwo ushobora kumenya ikiri mu nzu nimba ari amakaro yubakishijwe nimba ari isima yubakishijwe nimba ari ugukurungira nko mu muco nyarwanda reka data kuko uhasanga udusuna tuboshye neza cyane bigaragara ko mugani ari mu muco nyarwanda ku marembo cyangwa se ku yasaro ukinjira neza uhura n'uruhu rufite n'amajanja yarwo tutaramenya urwo ari rwo muri saro ho ni uducuma twinshi imbehe impinga iyi ni rwagakoco iki ni ikembe gakondo ntabwo biba byoroshye ibyo twabuze byagiye biburirwa irengero ndabona byose biri ahangaha reka twakire rero Rutanga rw'amaboko aratangira yinjira nk'umusizi nk'umuhanzi cyangwa se nk'umusigasiye umuco nyarwanda ndabona n'icumu rya kinyarwanda hano cyane murakoze cyane bene Imana y'u Rwanda ihorana namwe tubeho ubuzima bushingiye ku muco ko ku muco ari wo shingiro yabibabwiye Ndahiro kandi Ndahiro mbashimire cyane na BTN mwadusuye kugira ngo tuganire iby'umuco nyarwanda shimire nabo bene Imana bifuje ko tubaganirira ni umunezero wanjye nk'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco ndi muganga Rutanga rw'amaboko umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco nari maze kubivuga watangije kandi nkaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco iki kigo rero mwasuye kikaba ari ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco kikaba ari ikigo twatangije atari nka kwa kundi umuntu avuga ati reka ntangize ikintu runaka wenda ngira icyo nitirirwa ngire nte cyangwa se ngira aho nshakira imibereho nabyo uzi ko bibaho ndetse nibyo byeze cyane iyo ugize amahirwe nabyo bikagukundira ahubwo iki ni ikigo cyatangijwe biturutse ku bushakashatsi burya iyo umushakashatsi ajya gukora ubushakashatsi ntabazi ikizavamo ariko hari ibyo abatekereza ibyo bita hypothèse cyangwa ibigenekerezo by'ibibazo yibaza nitabyara inyana izabyara ikimaze ariko reka njye kureba noneho rero ubushakashatsi bukagira icyo bugaragaza n'ubushakashatsi nakoze nsoza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe nizi by'ikiganga n'ubundi by'umwihariko mu by'ubuzima bwo mu mutwe hanyuma mpuza rero ntyo ubuzima n'umuco umuco ni naho twatangiye gukorana na ministeri zibishinzwe
icyo gihe nkiri umunyeshuri muri kaminuza, ni nko gutangira mu myaka ya za 2007 n'8 kuko nasoje 2010 ubushakashatsi nabukoze mu gihe cy'imyaka 3. hanyuma nkorana n'abarwayi batandukanye bari barasaze kubera guca kuri za kirazira. Ibi ngibi abantu bumva ko ntacyo bivuze, urabona ikembutinirwa gakoco ni nk'uko nyine hari umuntu ukubwira buriya niba ubivuga uri ndahiro w'umunyamakuru kandi ukunze kugendagenda mu baturage ukanacukumbura, wibaze iby'umwana wawe cyangwa undi ukiri mutoya cyangwa wavukiye mu mujyi gusa yavuga. Ni ukuvuga ngo igihe kiragera ibyacu bigasa naho byibagiranye. Igihe cyarageze abantu bumva ko kwica inyamanza ntacyo bivuze, nta nicyo bitwaye. Kwica inzoka yo mu nzu ntacyo bitwaye, kandi kirazira ni umugenzi uje wishakira icumbi uramuziza iki, ndetse yitwa ikiryambeba. Kumena igisabo ntacyo bitwaye, ubundi ntikinameneka kirakarankana, kuko ngo kiliziya yakuye kirazira. Ariko cyabihinyuje icyo gihe, urumva nejo bundi si kera cyane, nuko twabonye abarwayi basaze bakarwara uburwayi bwo mu mutwe ndetse bw'igihe kirekire. Nk'uwo natangiriyeho yaramaze imyaka 3 n'igice ari mu bitaro byarananiranye cyane rwose, yarishe inyamanza n'uwo hari igitwe. Namuvuye mu gihe cy'amezi 3 ya mbere nakozemo stage imenyereza mwuga rya mbere, ntangira ubwo bushakashatsi. Kubera iki? Kuko bakima gukurikirana barwayi ngasanga arwaye gutyo, ngasanga icyabiteye n'ibyo ngibyo. Nabanje no kwibaza niba atari bya bindi abarwayi bo mu mutwe bitiranya ibintu, kubona ibintu abandi batabona, kuvugaguzwa, guteshaguzwa, ibyo bita hallucinations na delirium, cyangwa kuvugaguzwa delil. Noneho njya ni wabo ngo menye koko ibyo bintu byabaye. Bati nibyo, twari turimo duhinga, hanyuma inyamanza igwa mu isuka ye irapfa. Ntipfuye se icyo gihe byagenze bite? Ati none se byagenze bite? Nyine nta kindi, yarapfuye. Muyihamba hese mugira mute? Kuko narinzi iby'imigenzo uko bikorwa, nakuriye kwa sogokuruza rutanga rw'amaboko, iby'imigenzo rero ndabizi, kandi nk'umushakashatsi nanone ugenda usoma ibitabo bitandukanye. Twanakuze ibyo ngibyo abakuru babizi. Tukiragira inka bakakubwira bati ugize n'ibyago ugatera ibuye rikagwa ku nyamanza ikayica, kirazira. Ntabwo uyijugunya aho ubonye, uyihamba nko mu rutare cyangwa mu buvumo ahantu hatagera imvura, bikaba ikimenyetso cy'uko wifatanyije nayo mu mubabaro wayo. Kuko inyamanza ni ikirangabwoko cy'abagesera. Abagesera nibo batanga ibibanza. None umuntu waguhaye ikibanza akagushingisha intege agatuma uremya, wakwitondeye n'ikintu cye. Ubwo si ukubita imbwa ntabashaka shebuja. Ubundi kirazira nanone zisigasira umubano mu bantu, nicyo ubwo bushakashatsi bwagaragaje. Kurinda ubusugire bw'ibintu runaka byazaga kuzangirika, noneho abantu bakabyigendereza. Wenda tutaragera kure, bishoboka ko kwica inyamanza bishobora kukuviramo intandaro yo gusara no kugira ubundi burwayi. Uyu munsi wa none ntago nkubwira nk'ugenekereza, si nkubwira nk'uko twakuze tubyumva ariko tutarabibona. Ndakubwira nk'uwabibonye, ndakubwira nk'uwabibonye, nk'umushakashatsi, nk'uwabikurikiranye. Nakurikiranye abarwayi bagera kuri 5 muri ubwo bushakashatsi, bose bari baragize oya si inyamanza gusa. Hari n'undi wari warasaze kubera kujya mu nzitagangabuye hariya i Butare Itumba. Namukurikiranye ari ku kigo cyitwa Centre Giti cy'Ubugingo. Hari n'abandi batandukanye nagiye nkurikirana. Hari undi wagiye gushyingura umugore watwite, aterura umurambo, kandi mu kinyarwanda bizira, biza kugira ingaruka ku mugore we. Bari bamubwiye bati nyabuna uzanywa imiti uzagire gutya umara amahano, habaho zakamara amahano. Ni benshi batandukanye. Ibyo rero ni ibintu byabayeho. Ariko icyo nashaka kuvuga, mbonye uwo murwayi ndavuga ntari ko ibi bintu ko nakuze mbona sogokuruza bivura, hanyuma uyu munsi bikaba binaniye, ndetse nkaba mbona muri dosiye y'uyu murwayi yarakurikiranywe n'abaganga batandukanye ndetse bibikomerezwa, baba bo mu Rwanda n'abanyamahanga, baba bagiye bamukurikirana bikanga. Jewe ubuse nzabikoraho iki ni ikigeragezo bampaye muri iyi stage ariko nanone nibuka ko sogokuruza yabikoraga. None ko yabikoraga atarize gusoma no kwandika, ataminuje nk'uko nge minuje, none nge ndaminuje mbaye muganga, mfite n'uwo murage wa sogokuruza.
ariko si ibyo nibinanira harya ubwo umuzimu wa sogokuruza ntazantera cyangwa abakurambere ntibazangaya. Burya hari ibintu abatubanjije bashobora kutugaya. Niba hari ibyo bakoze bakarema u Rwanda bakarwubaka badafite uburyo n'ubushobozi nk'ubwo dufite uyu munsi wa none, badafite ikoranabuhanga nk'iryo dufite, badafite amashuri nk'ayo dufite uyu munsi wa none, twebwe tukaba tubifite n'ibindi bitworohereza, hanyuma ntitugire icyo dukora kuri uyu murage badusigiye, ni ukuri byazadusama. Ariko ntibikadusame n'iki gihe, kuko umurage w'u Rwanda ni ukwanda. Nuko uwo mwuka wa sogokuruza wongera kunkoreramo kwanda ni naho have ijambo burya inyito izina ry'igihugu cyacu u Rwanda, kwaguka gahoro gahoro bizira imbibi zaba iz'ahantu n'iz'igihe. Burya nicyo u Rwanda bivuze. Iyo bivuze rero anda Rwanda cyangwa mwishyuke, ari abantu bamaze igihe bambaza icyo kwishyuka ari cyo mwishyuke, biva ku mwishywa. Umwishywa niwo turongoza. Kurongoza umwishywa bikaba bivuga ngo urwo rugo rwubatswe ruhore rwishyuka, ruhora n'ishya n'ihirwe. Harimo ishya, kugira ishya n'ihirwe, amahirwe, kuremya mu byo ukora. Ariko nanone umwishywa uhora urandaranda, nta gupfa gukomwa imbere n'ibihe bibi bye by'amapfa, wo uratwaza no mu gihe cy'amapfa. Niyo mpamvu n'ingo zubatswe si uko zidahura n'ibibazo, si uko zitagiraga gute, ariko kuko zarongoje umwishywa, kuko biziritse kuri rya sezerano ry'Imana y'u Rwanda ku bakurambere, bagahora bishyuka, bagahora banda, bagahora barandaranda, bagatwaza no mu bihe by'amage. Kurongoza umwishywa abandi bambika impeta mu byo baturukije, iyo ngiyo dore nawe urayambaye, ariko yewe narongoje umwishywa ntabwo bigombera impeta. Ni ukuvuga ko isezerano ryacu ntirigomba umurato, ntirigomba ibimenyetso bigaragara, riri ku mutima. Na mbere abanyarwanda ni abanyamutima. Niyo mpamvu isengesho rimwe abanyarwanda basenze mu mateka yabo ni rimwe ku musozi wa Kigali. N'ubu muri uyu mwaka nzabahamagara mbabwira ko tujyana n'abantu ku musozi wa Kigali gusenga iryo sengesho. Mana y'u Rwanda twaje kwenda imitima, ngo u Rwanda rugira umutima, inka zigira umutima, abagabo bagira umutima, ingabo zigira umutima, abantu n'ibintu byose by'u Rwanda bigira umutima. Ubuse Ndahiro, abantu baracyagira umutima? Niba umuntu atakimenya ikizira, umuntu ngo amenye isano afitanye na runaka yitwararike, umuntu ngo ubwo se urumva abantu bagifite umutima? Rero warumbajije ibyo kwanda bijyana n'umwishywa ni kimwe, niho hava kwishyuka. U Rwanda ruhora rwishyuka, ruhora n'ishya n'ihirwe, ruhorana ubugiri n'ubugwiza, kandi mu buryo butagira imbibi, zaba iz'ahantu zaba iz'igihe. Niyo mpamvu n'umuntu uri hanze iyo ngiyo bavuga bati mu Rwanda rw'iyo muri aho, Imana y'u Rwanda ihorana namwe n'abariyo mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo. Mu Rwanda aha turi, hanyuma no mu Rwanda rw'iyo, naho ngaho hakwiswe imahanga, kubera ko ubuntu bw'u Rwanda bugomba kwaguka. Niwo murage Imana y'u Rwanda yaduhaye bukagera n'ahandi hose hagomba kuba i Rwanda. Niyo mpamvu bavuga ibintu by'u Rwanda, abantu b'u Rwanda, ibyo yankoreye si ibintu by'u Rwanda. Nuko tugarutse rero, nibuka ibyo sogokuruza ko yabigangahuraga, ko yabivuraga bigakira. Nibuka nanone isomo mama yampaye turimo kubiba amasaka, mfite nk'imyaka 7, uko ababyeyi bagenda bahinga, uko arimo kubiba amasaka ati mwigire imbuto itabagwaho. Turi kuri kirazira, mwigire imbuto itabagwaho, byabakenya, byabatera ubuvukasi. Kuvuka isi ni ukuvuga gukenyuka, kuvuka ubuzima, cyangwa n'igihe uriho ukabaho utagira amahirwe, ukabaho utaremya, utagira ubugiri n'ubugwiza, udatunga ngo utunganirwe, ugahora n'inyatsi, nturemye mu byo ukora. Sinashoboraga kubyumva ndaza kubigarukaho. Iyi mbitabaho si iryo jambo ryavuye, inyatsi, kugira ibikwamburira, kugira ibikwamburira. Ufite amaboko yakira ariko ntaremya, ntafite ikintu cy'ubugwiza muri yo. Mugasinzi ukuntu bingendekera, nkora nk'abandi, ndahembwa, yewe ngurisha ibyo ngize nte, ndacuruza, ariko simenye uko bigiye. Abo bantu wowe ntujya ubumva?
nagira ngo ninjye ubagira hano gusa baze kwivuza urumva nawe urabizi n'ubuzima iyo abantu batakobwa umuco ntibabura ingaruka hanyuma nibuka rero mama ambwira ati mwigire imbuto itabagwaho none se amasaka yantwara iki iwacu ndi imfura nkunda kubaza cyane na mbere sinemera ibintu uko bije amasaka uyanteye byantwara sinashoboraga kubyumva ariko muri ubwo bushakashatsi nibwo nabyumvise ndavuga kumbe ba mama abakuru bacu ababyeyi bacu bari bazi ibintu bikomeye nubwo batize ngo baminuze nkaho tugeze dore bari bazi ko urenze kuri kirazira byagukoraho kandi dore ikimenyetso nabonye umurwayi byakoze n'abandi nagiye mbona none si imbuto yavugaga iki nicyo bwa bushakashatsi bwakurikiye kuki ibi bintu bya kinyarwanda tugomba kubikomeraho iyi mbuto rero buriya u Rwanda ubunyarwanda uyu mutima w'ubuzima ni imbuto ni ubuzima butazima uguhaye imbuto aba aguhaye ubuzima butazima kugira ngo uzabubyaze ubundi nawe uhehe abandi niyo mpamvu ko ababyeyi bubakiraga abana bagombaga kubaha imbuto babahaga n'uburu n'amasaka n'isogi n'inzuzi ntabwo ari ibi by'imineke n'iki nubwo nabyo ntabyanze bifite umumaro wabyo n'intungamubiri ariko ntabwo ari ibyo nshuti zanjye ubwo gutatira umuco si byo ni ikibazo gikomeye none se tegereza narubatse ariko njye kubaka abantu barambwiraga bati nawe niwubaka uzabona iby'urugo harya ubu maze igihe gitoya sindabibona reka ntegereze wenda nzabibona ariko ibyo data atabonye sogokuru ntabibone ko akiri kumwe na nyogokuru sogokuruza rutanga rw'amaboko ntabibone ko yarinze asaza akiri kumwe na nyogokuruza bene inzu mpabuka njye nzabibonera hehe nitugendera muri izi nzira z'abakurambere nta kibazo tuzagira kitabonerwa igisubizo si uko ibibazo bitabaho si uko ingorane zitabaho ariko ukamenya yuko nta buganga butagira ubugangabuzi ko nta joro ridacya noneho rero iyi mbuto itandukanye n'iyo mineke n'ibiki byose baha abandi mu bukwe n'iki ni imitongera abakuru baguhaga bati uko twahawe imbuto n'ababyeyi n'abakuru nawe niko tuyiguhaye uzahinge weze kuko rega nawe urwo rushaka uba ugiyemo n'imbuto uba ugiye gutera uzabyara uheke ubuzima uko tubushaka uko tubukurikirana n'imbuto tuba dutera tuba tubiba niyo mpamvu umuhango wo kubiba ntawibibira atarabibira ababyeyi bivuze ngo wagombaga kubanza gukomeza imbuto y'ababyeyi uburere bw'ababyeyi nawe ukabona ukazahangiraho ibyawe ariko wubakiye ku babyeyi bawe iyi mbuto rero uwayijya imbere agashaka kuyitambika ngo itamishwa ngo itabibwa ikwirakwire hose izamere urabona iyo babiba amasaka uwo muntu yamukenya aho kugira ngo imbuto ye kugera aho yagomba kugera ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abanyarwanda ni uku twizihiza umuganuro uzashaka kubwitambika imbere we bizamukenya ni ukuvuga ngo azakenyuka aho kugira ngo u Rwanda rukenyuke nta gishobora kwitambika ubuzima bw'abanyarwanda nicyo byavugaga muri iyo mbuto ubwo rero baguteye imbuto byagukenye kuko waba witambitse imbuto va mu nzira y'imbuto ikomeze isakare ikwire hose ngubwo ubuzima ngubwo ubuntu dukwirakwiza mu bantu tunabigisha kubaho ubuzima bushingiye ku muco hanyuma rero ngarutse kuri ya migenzo ya mihango y'abasogokuruza mbihuje n'ibyo nize noneho babarwayi turabavura barakira ni nabwo natangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe bimaze kugerwaho rero ndavuga ngo ariko burya impamvu abantu bacu biga ntibagire ibyo bahanga urabona hariho ikintu cy'ubushomeri no kutagira icyo umuntu ageraho kandi yarize yaraminuje yagize ate aho kugira ngo uzanire igihugu inyengo ubwenge umunyabwenge inyengo biva ku nshinga kwenga icyo wenze icyo inyengo wakuye mu byo wize ahubwo ukaza kuba ikibazo aho kugira ngo uzane igihangano umuhanga guhanga wahangiye igihugu wahangiye umuryango ahubwo ukaza uri ikibazo nanone nuko abantu ibyo twiga ibyo batwigisha nyuma y'uko twinjiriwe n'imico n'imyemerere mvamahanga mu gihe cy'ubukoroni ntabwo bishingiye ku muco wacu none se udashinga arabyina ni ukuvuga yuko niba tudafite aho dushinze imizi nta n'icyo abantu bashobora gukora mbonye rero bikunze ndavuga ntariko muri ubwo bushakashatsi kimwe cyo ni ugusubira ku mihango burya none utagira imihango yagira ibyo ahanga ate kandi yagira ibyo ahangura ate
ahangamura. mwibutsa ko tukirimo ku bijyanye n'amamuko cyangwa se imvune imvano yo gushinga ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. turi kumwe n'umuyobozi w'iki kigo Rutanga rw'amaboko, aracyarimo kudusobanurira byinshi, aho abishe inyamanza bahuye n'ikibazo cyo kugira uburwayi bwo mu mutwe n'uko yabavuye. we ntuze gucika. Yego, wambazaga rero tubyagenze bite. Icya mbere reka nguhe nk'urugero kuri uwo murwayi nakurikiranye mu Butare mu majyepfo, yari yaragize ikibazo cyo mu mutwe kubera kujya mu nzu itagangahuye. ni umukirisitu gaturika, ati yewe nge nzasenga nyuma ya jenoside, nge nzasenga. aje asanga inzu ye yabaye umusaka, nta n'izitari zarabaye umusaka. ariko wumve ko umuntu yenda atandukanywa n'umuco we. abantu bati inzu wayigangahuje, kuko yaraturanye n'abantu b'abagizi ba nabi, amarozi burya nayo abaho. wayigangahuje ko utamenya ibyo bayikoreyemo. atashywe sinajya muri ibyo, ni ibipagani. ubu iyo uvuze iby'umuco rero ubu abantu batangiye guhonoka. ariko nkibitangira byari ibya Rutanga rw'amaboko. ibyo bintu atugaruriye ku bundi ni ngombwa. kiliziya yakuye kirazira, ubu dufite amasakaramentu nta mpamvu y'amasaka. baba we, none se igihugu kitagira amasaka kizabaho kitagira imbuto? none se ubwo uri mu buzima budahagaje? ayo masakaramentu nzaba ndeba imbuto yatuzaniye. twarasaruye, twarabonye. utarabonye nawe yumva mu mateka. reko noneho umuntu ati nzasenga, nzasoma rozari. ntabwo ari ukwibasira imyemerere iyo ari yo yose, ariko ndashaka kuvuga ko iyo burya imyemerere ubundi y'abantu ni umuco wabo, kandi nta muco uruta undi. igihe nize n'umuco mu rwego mpuzamahanga, ndi n'umushakashatsi. iyo rero haje umuco ugashaka kwiyitirira ibyiza byose ukamira umuco w'abandi usanze, haba ikibazo mu mitekerereze y'abantu. burya n'abo barwayi niho baturukije ibyo bibazo. ati nzasenga, nzasoma rozari, nta kibazo, nziyambaza umubyeyi mbikira. ntabwo najya muri ibyo ngibyo, ni ibya kera. kiliziya yakuye kirazira. nyuma y'amezi 2 gusa arara nabi, avugaguzwa, arotaguzwa, arirukanka ku gasozi. bamujyana mu bitaro by'indwara zo mu mutwe. yewe namukurikiranye amaze amezi 6, byarananiranye. kumuvura rero byabaye iki? ni ugusubira kuri ya migenzo, nta kundi. ni ukujya kugangahura ya nzu. nibuka ibya sogokuruza, nibuka icyuhagiro. kugangahura ubundi bigereranye no gukunkumura. urabona nk'umufuka urimo umucafu w'amafu n'ibiki byose, kugira ngo bishire murakunkumura. gereranya no kugangahura. rero kugangahura hari ibintu bitari byiza. ubuganga, ubwandu, ubundi ubuganga ni ubwandu. umuganga ni impine y'umugangahuzi, uwo muntu ukuramo ubwandu. kugangahura, gukuramo ubwandu, guhumanura, kweza. ubwo rero ni ukweza iyo nzu. turagenda bisaba kugangahura iyo nzu, kuyiteramo icyuhagiro, kuyiteramo icyuko. reka nta bintu abantu batuzaniye tutari dufite. iyo umuntu aza akakubwira ati dore ubu ni ububane, noneho rero tuguterera ububane, akaririmba, agatera amazi y'umugisha. amazi y'umugisha se atandukaniye n'icyuhagiro? nangwa n'icyuhagiro cyacu kirimo imitongero y'abakuru bacu. ububane se butandukaniye n'icyuko? nangwa n'icyuko cy'abakurambere bacu. iyo nyutse umurwayi yaje yirukanka, avugaguzwa, agira atarwana, aratuza. ibyo ndabizi, nabikuriyemo, n'ubu ndabikora. ndagifite nyine. nza kukibereka. urumva nibyo byakirije abo bantu. hanyuma wabihuza n'ibyo twize mu by'imitekerereze. ni ukuvuga yuko iyo umuntu ajya kurwara ibibazo byo mu mutwe, aba afite uko yatekerezaga, aba afite uko yumvaga. kirazira kikaziririzwa gushaka kunyuranya nawe. ugomba kubanza kumvikana nawe, kujyanirana nawe muri uwo mujyo, hanyuma bikamufasha nawe kongera kwiyumva, umutima ugasubira mu gitereko. nibyo bita ethnopsychiatry, cyangwa uburyo buvura bukanasuzuma, bukanakingira indwara n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe, ariko bishingiye ku myizerere n'imico y'abantu. nubwo buryo twakoresheje. ubwo rero mbonye bikoze, bigize n'umumaro, nibwo nabwiraga. mu kugangahura umuntu yifashisha iki icyo gihe? imyuka bwo yari yateye iyo nzu yatumye nyiri inzu afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe, yari yihe myuka?
urumva ni ibitongerano iyo batongerereye umuntu ibintu bibi bimubuza amahwemo ni kwa kundi arara nabi, ni kwa kundi ibintu birantera numva ibiraba bihonda ku mategura kandi yatumira abaturanyi bo ntibabyumve. Ese twako duturanye nabo ko tutabyumva ariko barabyumva. Hari n'ibiza bigakubita abantu bose bakabyumva. Simvuze yuko ibigenda bityo buri gihe ariko biba bimeze kuko hari n'ibyo umuntu yumvamo bidahari ari mu mitekerereze ye, ubwo n'uburwayi bwo mu mutwe. Ariko noneho hari n'ibitongerano boherereje umuntu, imitongero rikorwa n'indi mitongero. Mu kugangabura rero nk'ibyo by'icyuhagiro hari ibikoresho bitandukanye, nka bimwe mu bigizwe icyuhagiro harimo ikibonobono gituma umuntu abona, akabona kandi agatunganira akagira icyo abona. Hari abantu batagira icyo babona. Harimo umucyuro utuma umuntu acyura ibintu runaka akagira icyo acyura akagira icyo ageraho. Harimo ikirogora, urumva gituma umuntu arogorwa ibintu bitandukanye. Harimo ni byinshi bitandukanye. Harimo n'umwishywa utuma umuntu yishyuka mu byo akora byose agahora n'ishya n'ihirwe. Harimo ni byinshi dukoresha muri ibyo by'icyuhagiro. Hanyuma n'amazi arimo imiti nka za nkurimwonga na gisayura kugira ngo umuntu ave imwonga. Ayo ni amazina y'imiti. Umuntu yasaye mu isayo y'ubuzima, ibintu byamukomereye ari imwonga, asa n'uwagiye ikuzimu kwa Nyamuzinda, akeneye ikimukuramo. Kandi koko wabigira utyo watongera ba bantu bagakira. Ndavuga nti rero kuki hatabaho ikigo cyigisha abantu kubaho ubuzima bushingiye ku muco wabo, abantu bakaza bakabona ibintu bya kinyarwanda, abantu bakigishwa kwizera, kugira imyumvire, gutekereza, imitekerereze, imyitwarire, imigirire bishingiye ku muco wabo, ko ejo n'ejo bundi ariho twagira ibihangano natwe biramba bishingiye ku muco wacu. Kuko nubwo buvuzi twize, n'ubu buhanga butandukanye abantu bakora, ubukorikori n'ubugeni usanga bwinjiza amafaranga ku rwego mpuzamahanga bukomeye, nuko abantu bashingira ku mico yabo. Niba umuntu aririmba akabarwamwa isi yose ikamutumira ikamwishyura amafaranga ikagira gute, nuko afite injyana y'umuziki yihariye. Ntabwo uzabura umunyarwanda ujye kwigana injyana itari iwanyu utaremye utahanze. None se bubona bagera hehe? Umuntu baramubwiye bati kirazira gucana inkwi zo mwirimbi, ati se bitwaye iki? Nk'ibyo wambwiraga uti umuntu yakwica inyamanza bikagira icyo bitwara, ati uretse wacu se ko duturanye n'imba akaba ari nazo ducana gusa twabaye iki? Aturetse mukuru wacu wavutse ntamara igihe agapfa, ati nuriya washeshe ibintu ku mubiri, ati nanjye waje guhinamirana, ati ibyo si byago se bandi bo ntibabigira, ati ubundi twabaye iki? Undi amubwira ati uko mwabaye kuramaze nimujyanire naho ngaho. None nawe urambwira uti se ko abahanzi bacu uko bameze bagera kuki se nyine ubona barenga umutaru? Nyamara ku rundi ruhande wareba abakurambere bacu b'abahanzi bagiye bahanga ibihangano wenda n'ibyo by'ubucuruzi bitaraza, ugasanga ibihangano byabo ntibyibagirana. Ubu hari itangazamakuru risakaza ibihangano, icyo gihe ntabwo ryari ririho cyangwa ntiryari ku rwego nk'urwo ririho uyu munsi. Kuki ibihangano by'uyu munsi biza mwari ibyo bita ahita, bigasakuza mu kanya gatoya, hanyuma nyuma y'igihe bikamera nk'umuriro w'amashara bikazima, ariko bya bindi bya kera ugasanga biracyakunzwe, ugasanga abantu baracyabungira n'ubutumwa bwabyo. Nuko byari bifite imizi, byari bifite aho bishinze imizi, bimeze nka wa mwishywa, birarandaranda no mu gihe bitagifite ababyitayeho. Ntawatekerezaga yuko muri iki gihe, muri iki kinyejana havuka umuntu nka Rutanga rw'amaboko wizirika kuri ibi bintu bya gakondo k'abakurambere bacu. Mu gihe abantu bumva ko turi mu bihe by'iterambere, hari n'abazaga bakambwira batari ko ubwo nabo twiganye uko uri umuhanga ko tubizi wakwikomereje ubushakashatsi bwawe ukigira no mu bindi kutabura ibyo ukora, ko ufite ibintu byinshi wakora ko watangiye no kubigaragaza. Ibyo bintu by'ubupfumu, ibyo bintu urabigiramo iki by'imiterekero ni ariko mw'abantu mwe, niba tudashobora guterekera abakurambere bacu, guterekera biva ku nshinga guterekera iyo era ni ngereka ngirira. Guterekera ni ukuvuga ni ugutegurira undi muntu umukurambere w'umunyacyubahiro kugira ngo musangire, kugira ngo
abakurambere ujya ubaterekera mugasangira kandi nintabaterekera se ubu nzaba nkubwira iki urambaza iby'abakurambere nta muteguro mbafitiye se nzakubwira iki niba nta mutima wabo mfite musangira mute batariho dusangira dute ubu si byo nkubwira ahubwo ni ibyande sibo ndimo kugusangiza ubu nanjye abakurambere banshagaye ahubwo urabagendana none se batariho wabaho bakuye hasi ariko reka byibuza tubirebe no mu bifatika nize ikiganga nk'umuganga nize ibijyanye n'imiremerwe y'umubiri w'umuntu nuko wirema mu nda y'umugore n'iki kugira ngo umuntu azavuke abo wari wagira isura nk'iyo afite agira imisusire nk'iyo afite morphology n'ibindi n'imikorere y'imisemburo ye tubikomoraye ntabwo ari mu tugirangingo tw'abakurambere bacu DNA cyangwa ADN none se ubwo ni wowe ugenda cyangwa n'ababyeyi bawe bagenda muri wowe nabo si bo muri wowe n'abakurambere bawe niyo mpamvu niyo ukora ubushakashatsi bareba ibisigaratongo bakareba bataya amagufwa afite DNA cyangwa se utugirangingo twayo utubiranga dufitanye isano n'abanyarwanda n'abanyafurika n'abaki aba bantu bafitanye isano noneho ukambwira ngo abakurambere ntabwo babaho noneho uva mu buryo bw'umwuka niba utari umwuka ubifate mu buryo bw'umubiri badahari se ubu birashoboka ko ushobora gufata wenda ubugari cyangwa amata nsoza ubwo bushakashatsi nagaragaje ko kimwe mu bituma indwara zimwe zivurwa ntizikire cyangwa nyinshi ndwaye umutwe udakira imihango idakira ibiki izo ndwara kenshi dukunda guhura nazo nuko akenshi umuntu avurwa igice naho abarwayi twakurikiranye aravurwa nk'uhabwa imiti inshinge ibinini runaka areke kuvugaguzwa areke kubona ibintu abandi batabona ariko ikibimutera ntabwo cyagezweho kiri mu buryo bw'umwuka niba ari imihango yirengagijwe birasaba ko iyo mihango ikorwa niba ari ibitongerano natongerwa indi mitongero mizima ubwo ni mu mwuka hanyuma hari no mu ntekerezo hanyuma hari n'umubiri umuntu n'indi atandukanywa rero ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri kuki mureba umubiri gusa umubiri wabaho nta mwuka wabaho se nta ntekerezo kuki se mujya gusenga si mu mwuka ariko abanyarwanda bo ntabwo barindagiraga gutyo ngo bagiye gusenga no kujya n'inshinga zitajyana gusenga no kujya n'inshinga zitajyana gusenga ntabwo bisaba kujya ni ugusabana n'isanzure n'Imana y'u Rwanda iturimo ituye mu mitima yacu urajyayo kanyarira mu buvumo biki yateshejwe imirimo ye ni mu masengesho y'iminsi ngahe yewe ndinginga Imana reka da ibyo bintu ntabwo ari umurage w'abanyarwanda kandi ikigusetsa ndahiro uzasanga ibyo bintu umuntu asabira ari ibintu we ahubwo yakabaye akoresha umutwe we n'ibitekerezo bye n'amaboko ye agakora akagira icyo ageraho ntabwo wemera Imana ngewe ariko si ibyo bintu urumva bihuriye no kwemera Imana cyangwa kutayemera ko nawe ahubwo hari ugiye kugira ikibazo nagiye mu bitare bya Mashyiga ndimo ndeba ahantu nyaburanga h'amateka y'abanyarwanda igihe nahagendaga kuko nta hantu ubundi hakorerwaga imihango ya kinyarwanda gufasha abakobwa batagira abagabo kugira ngo bazababone n'ibindi bitandukanye noneho nsanga urutare rumwe rusa n'ubuvumo rwanditseho ngo manu mfashe umpe amafaranga nishyure imyenda ndimirandembeje imyenda ingana iki ya miliyoni 10 byanditseho iyo foto narayitangaje ku rubuga rwanjye rwa Facebook muganga rutanga rw'amaboko nibona uyu mutindi yari imyenda arayirya arahomba cyambere ni imitekerereze idakora neza hanyuma aho kujya gukora ngo ashaka icyo yishyura yaje hano kwiyiriza ubusa ngo abone aya mafaranga azayabona ati ko nawe hava ubujura n'ubugizi bwa nabi n'iki byose ngo aho Imana ntiyamushubije Imana yaguhaye ibitekerezo bikoresha abanyarwanda mu gutega amasunzu mu kubyina batega amaboko babaga bashushanya ko isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye sogokuru yarabimbwiye mubajije iby'amasunzu buriya ni naho nkomora iyi misusire y'umusatsi wanjye n'amasunzu y'umwimerere w'abasogokuruza none abantu bateshejwe ubukungu bwo mu bitekerezo byabo bari mu bukungu barimo kujya gusaba Mana duhe Imana gukorera igitangaza iguhe ibini nta byizakora nta byiza babaze ko hari ibyo bakorera
ariko ku rundi ruhande rero ibyo bintu uzabizane tubipime ku munzani ngenda kubwira ibyo nakoze nk'umushakashatsi ndakubwira abarwayi mpora nakira ibyo byananiranye hanyuma wamupfumurira wareba ugasanga wenda hari ibibazo ibi n'ibi hari imigenzo imihango yo mu muryango yirengagije hari bitongerano runaka yagize wabimukuraho genda ukore noneho wubaha ababyeyi bawe ubatura amaturo ugira amaboko mahire uzaremya ababyeyi nibo bakubakira nibo baguha imbuto nibo baguha amaboko mahire ibyo bintu urajya kubisaba Imana gute ko yamaze kubitanga kera mu bakurambere n'ababyeyi ni ukuvuga yuko ahubwo iyo misengere iranatandukanya abana n'ababyeyi rero n'ibyo biga bavuga yuko ngo nazanye inkota hagati y'umwana n'umubyeyi hagati y'umugabo n'umugore ukunda abo ngabo kundusha si uwanjye icyo bintu ntabwo ari imyigishirize y'u Rwanda ni iki gitandukanye umwana n'umubyeyi imigisha umwana ataboneye ku mubyeyi azayibonera he handi wemera Imana mu buzima busanzwe uragira ngo nyemere gute ndiho Imana iriho ntarabaho Imana iriho ndetse yitwa Imana y'u Rwanda ni ukuvuga Imana ituye mu mitima yacu i Rwanda Imana bavuga iri mu ijuru se mu ijuru wari wajyayo ariko muri Yohana haranditswe ngo hahirwa bemera batabonye wahe Yohana mwene Petero wahe iyo nibyo dusanga muri Bibiliya yahe yanditswe n'abahe Bibiliya bivuga ko yahumetswe n'Imana umugani ugana kari hose hari icyo ukubwiye kuri rutanga idini rye niri kera ibintu byose bitarabaho isi yariho ubusabusa hanyuma ubusa bwarika kumanga umuyaga urabwarurira agaca karacuranga nyiramusambi isabagirana inanga iti tura duturane mwana w'Imana harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe hapfuye imbwa n'imbeba hasigaye inka n'ingoma icyo gihe rero ubusa bwaritse kumanga umuyaga ukabwarurira iyo igirira amanuka ryikubita muri ya manga risadukamo ibice bibiri igice kimwe ukwaki ikindi ukwaki ariko biguma birebana ibyari birimo rwa ruzi rwo mwigi rutembera hasi yo mu manga niho haje kuvamo ibinyabuzima byose biri ku isi mu bikangagaho ngaho nayo mpamvu abanyarwanda mu mihango itandukanye yo kubandwa yo guterekera ibikangaga byitwa indacika nk'ikimenyetso cy'uko abanyarwanda ari ishyanga ridacika ridashobora gucika hanyuma ibyo bice byombi bikomeza byegeranye urambaza uti wemera Imana ndagira ngo nkubwire uko abanyarwanda bemera Imana n'ibintu byose uko byabayeho ibyo turabifite rega wijya kunsomera ibintu ntagizemo uruhare nk'abakurambere bacu nta kintu bigeze bakora badusigiye umurage utagajuka ahubwo tuwukomereho abanyamahanga nibaza n'umuco wabo basange natwe wacu tuwukomeyeho bya bice rero bikomeza byegeranye uko byakageranye igice kimwe kiza kuba isi ikindi kibijuru ariko ijuru n'isi biguma bituranye nuko Imana ikajya igenderera imihana igice kimwe cyabaye isi ikindi kibijuru kandi n'ubusanzwe byari byamenekeye ku isi rutanga none se si cyo nkubwira ko byagumye byegeranye hanyuma igice kimwe kiri hejuru ikindi kiri hasi igice kimwe kikaba isi ikindi kikaba ijuru ese wowe ko wambwiye ibya Yohana ugashaka kuba insindagiramo njye nkakubwira ibyaha bugufi wacu mu migani yacu kuki utabyumva nimba mbyibuka neza uti ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwarurira ubwaruriye iryagi ryikubita hasi mu manga risadukamo ibice bibiri ariko iryo ryari riri ku manga iyo manga yari ku isi isi se yabagaho kandi bakubwira ko hari ubusa gusa kumera muri rwa ruzi rwavuye muri ryagi ryasandariye nari ntararangiza kugucira umugani ngo ubone kunsaba ibisobanuro reka dusome mu nyandiko y'abakurambere bacu iki tubwira noneho rero bya bice bikomeza byegeranye ijuru n'isi bikakomeza byegeranye noneho Imana ikajya imanuka ku isi igasura imiryango imihana itandukanye cyane cyane imihana irimo abana ikabacira imigani ikabasakuza ikabakirigita haraye agashyimbo haraye agatoki haraye akaki ishoro wagira igirigiri nuko abana bamara gusinzira Imana ikazamuka iwayo mu ijuru noneho ikazagaruka ejo
bigera igihe rero ababyeyi batangira kujya bijujuta batari ko Imana ntigituma tuganiriza abana bacu, nta jambo tukigira, dore nta mwana ukiryama ngo Imana ntiyaje ngo imucire umugani. Burya guca imigani byari ibintu bikomeye cyane mu Banyarwanda no gusakuza, keretse ubu bigenda bicika kandi abantu ntibakimenya no gusoma. Noneho n'abagabo nabo ku ruhande bati Imana ntigituma tukigira ijambo mu ngo zacu. Noneho Imana iba yabyumvishe, ibwira ingabo zayo iti ba bantu batangiye kutwijujutira, nimuzamure ijuru, muzamure inkingi zayo, murishyire hejuru cyane, abantu tubasigira isi yabo, hanyuma natwe twigendere. Nuko Imana iragenda yibere mu ijuru iyo iba kure y'abantu, abantu ntibongera kumenya iby'Imana, bisigara bimenywa n'abegera Imana, abami, abapfumu n'abandi begera abami Imana nk'abakurambere. Abantu ntibongera kumenya iby'Imana batyo kuko bayijujutiye. Uwo ni umugani, ariko mu Kinyarwanda dufite umugani ugana akariho. Birashaka kuvuga iki? Birashaka kuvuga yuko ni ikigenekereza abakurambere bacu bavugaga, bavuga yuko Imana ikigenderera abantu ni mu gihe bari bagifite umuco. Iyo abantu bafite umuco, Imana ibiri muri bo, bagisakuza bakamenya gusoma mu rusobekerane rw'ibintu bitandukanye, mu ruzigate rw'ubuzima, wowe ugasoma ukagira icyo ukuramo. Bakimenya umugani, bakamenya gusoma ibirimo imbere, abana bagasinzira neza kuko ababyeyi babitayeho, babakirigise, babaguyaguye, bagize bate. Ubu abana barahirima mu ntebe, ugasanga mu bakozi ntawe ukibamenye, ntawe. Abo bana bazagira ubuntu. Nguko uko Imana igenda iva mu bantu. Imana nemera ni Imana izira mu muco w'umuntu, ariko Imana nzanano iturutse mu mico y'ahandi, ijyana umucyo muri Afurika, bwira abantu ko bimeze bitya, dore tubazaniye ibini. Ibyo nta gakiza mbibonamo. Niyo mpamvu Imana itari y'u Rwanda igumanire, ijyanire. Ese iyo uvuze Imana y'u Rwanda, biryo twimbiga ni Imana iri mu mitima yacu, ni Imana y'abakura. Ryangombe ntabwo yigeza Imana y'Abanyarwanda, ryangombe ry'ababinga n'abandi bakurambere batandukanye ntabwo bigeze baba Imana y'u Rwanda. Ariko nanone ku rundi ruhande, umuntu wagize kamere k'Imana muri we akayitora, akarenga urwego rwa mitima nda, akarenga urwego rwa mitima irwana, akarenga urwego rwa mitima ituje, akaba mutima mana, bene uwo muntu niwe Abanyarwanda bavuga bati uriya muntu si umuntu, ni Imana y'u Rwanda yigendera. Ni ukuvuga muri we uramureba ugasanga ibyo akora ni nk'aho ari Imana iri mu bantu. Bivuze ngo ku Banyarwanda, Imana itari muri mu muturanyi wawe, itari mu muvandimwe, itari mu mubyeyi, itaraha mu Rwanda. Nayo mpamvu yirirwa ahandi igataha i Rwanda, iyo si Imana. I Rwanda rero havugwaga umuntu w'i Rwanda, ikintu cy'i Rwanda urumva ko ni ibintu bizima, ni ikintu kitajorwa, ni ikintu cyo kwiringirwa, ni ikintu cyo kwifuzwa na buri wese ahantu hose ibihe byose. Aho i Rwanda baba bavuga ni ku mutima. Ni nayo mpamvu ubuturo bw'Imana bwa mbere ni mu mitima y'abantu, bakabona bagakora ibintu by'i Rwanda, bakitwara by'i Rwanda. Ubuse niko bimeze. Aho ubwira umuntu umukosora ku bintu bifutamye by'amahano ati ibyo ntibikureba, n'uburenganzira bwanjye, yarenze inzira nyine. Kwa irenze so zagarurwa nande? Imbura gihanase, igihugu kitagira abakurusi kizabura gite kurumba ari indaro, abantu bakararuka. Kizabura gite kurumba ari indaro zitagira abaziterekereramo ngo bayobora abantu bati niyo nzira abakurambere banyu banyuragamo, namwe ni muyinyuremo. Kizabura gite kurumba ari indaro, ibintu birunzaho. Dufite ibintu byinshi ariko abantu ntibazi cyabakiza. Urimo kugendera ku muco w'abakurambere, kandi mu muco w'abakurambere bacu bambaraga incabure n'ibindi nkabyo. Ko wambaye imyenda itari y'abakurambere, aho ntiwatandukiriye umuco w'abakurambere. Utabonye imiringa y'imirinda se? Iyi miringa yo ni y'abakurambere ndaye. Ariko nayo ntago ari yo. Aho rero iyi myambaro rero, oya rwose iyi miringa ni ya sogokuruza. Reba nk'uyu nguyu, uyu muringa ni uwa sogokuruza, ni y'abakurambere bacu. Harimo niyo tugenda dukora ubu ngubu, ariko nk'uyu nkweretse ni iya kera rwose, yitwa n'imiringa y'imirinda, utagira ngo ni imiringa isanzwe. Iyi myambaro rero uvuga, buriya imico iratirana. Ariko mbere yo gutira nkunze kubwira abantu, ubundi twagiye gutira ntacyo twari dufite, kutarebye si impuzu
yanjye ko nyifite nayo ko njya nyambara ko ari nayo narongoranye kandi muri iki gihe cyitwa icy'iterambere nta kindi nabigiriye kugira ngo abantu mbere yo kwirukankira iyi myambaro nayo turayifite tujya kugura mu mahanga twashaka kugira made in Rwanda n'ejo bundi umukuru w'igihugu yabivuzeho bikaba kuremekanya kubera yuko tudafite ibyibanze inganda zacu zakabaye zikora ariko abantu baragerageza gusa agiye n'untuma made in Rwanda nzakuzanira imbehe bwa mbere noneho nkubwire nti nawe ibindi uharana hera aha nawe ukora ibindi mu gihe cy'iterambere urambwira ko wize ikoranabuhanga gira icyo ukora nawe gikorewe mu Rwanda mu buryo bwuzuye tambwira ngo ikinagikuye aha ngo ikinagikuye yuko iyi miringa urugero twavugaga ni abakurambere bacu bayicuze bayiturukije mu ubutare bacukura mu gitaka amabuye barangiza bakayishongesha bakoresheje umuriro biremeye mu rushingo abanyarwanda bari bazi gukora umuriro wabo mu rushingo hanyuma byamara gushyuha wa mushongi bakawukuramo icyo bashaka niho dufite iyi miringa niho dufite intwaro gakondo wabonye aha ngaha nk'imyambi icumu bya kinyarwanda ni abanyarwanda babyicuriye niho dufite ibintu bitandukanye n'abanyarwanda babyikoreye noneho rero ikibazo aho ubukoroni buziye bwadupfutse mu maso butuzanira ibintu bitunganye tutagizemo uruhare wikongera kuvunika wikongera kujya gukubetana n'intuza n'urushingo twakuzaniye ikibiriti biroroshye wikongera kujya kurwana n'urusyo hariya dufite imashini zisya mure abantu batangira guhaha amafaranga ngo bajye kurangura ariko ubundi uko u Rwanda rwari rukozwe ahubwo rwaranguzaga abandi ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni ugukebura abantu ngo bagaruke kuri uwo mwuka urumva jyewe nize iby'ikiganga ntabwo ndajya kurarira ngo njyanire muri icyo kiganga nize mva amahanga gusa mbishingira ku bya basogokuruza uzaza abo tugangahura n'uyu munsi wa none kandi bikaba umunyuzo mu gihande byari byananiranye aha rutanga rw'amaboko ukurikije ibiganiro ukurikije ihango ry'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco w'abanyarwanda rutanga rw'amaboko si umupfumu ndiwe bimpame kandi ni umurage mwiza wabasogokuruza rega yari umupfumu uzwi cyane akaba n'umukuru w'imandwa mu nduga mugirage na bamusenyeri b'iki gihe n'iryo zina rutanga rw'amaboko rirazwi ntabwo ari gihe waryadukanye niyo baririmba no mu bitekerezo by'abanyarwanda ntabwo ari gihe baba bavuganye nari ntarabaho ni sogokuruza rero sogokuruza yari umupfumu agaragura kandi bikaba hanyuma rero ni impano y'abakurambere ni ukuvuga yuko niba nanavura ntabwo mvura nk'uwabyize gusa simvura nk'ubifitemo impano kuko na kera na kare nari mfite impano y'ubuganga numvaga nzaba umuganga ngo data yarambazaga mfite nk'imyaka 7 ati wumva uzaba iki nzaba umuganga ati rero niba ushaka kuzaba umuganga uzige cyane ushyireho umwete ati kuko ikiganga ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi koko narabibonye ati nk'ubu mu Rwanda dufite umuganga umwe ubaga umutwe ndabwira nti ngenzaza ndi wa kabiri kandi nzamurusha narangije kaminuza ntangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe ibyo birazwi kandi byagize umumaro n'ubu hari ibindi tugihanga bigize icyo bimariye abantu hanyuma rero ubupfumu wavugaga ukuntu mukunda kubumbaza iyaba ariko mwakundaga ibyabwo ariko muba mushaka byacitse gusa nyamara mbibabwiye nk'umushakashatsi ubu mwabikunda kurutaho ubupfumu biva ku nshinga gupfumura kurenga ibigaragara ukamenya ibitagaragara buriya iyo umuntu yarwaye uwo mutwe udakira yarwaye iyo mihango idakira yarwaye ibyo kubaka urugo bigahagarara burundu kandi ubundi imbere byarakundaga akivuza bikanga bikananirana agaca mu byuma bitandukanye bikanga bikananirana hari n'abaza batubwira ati muganga tuvuye no mu mavuriro yo mu mahanga byaranze byarananiranye hahandi twumvaga ngo ni ibitangaza ndebera mpfumurira renga ibyo mbona kakanyu ndebere mu bitagaragara nta rwangenda nyindi bitera biraterwa n'iki biraturuka kuki na kera na kare
u Rwanda ntirwashoboraga gutera cyangwa ngo rwihimure ku mwanzi wa ruteye rutabanje kubaza kuraguza ndebera ibiraho ntare binzanire hano aho mbona umbwire yego kuragura niho bituruka kubaza ukuri utabaza ugasaza utamenye ubundi se consultation ni ariko uretse ko indi message zikamira izindi consultation ni iki sukubaza consulter se faire consulter kwisuzumisha sukubaza se nsuzumira ndebera ko iyi nzu nta Rwangenda nyirimo menyera ko uru rubanza tugiyemo rwo gushyingira umwana ruzaba amahoro ko ntabagize ibyo badutega se ndebera ko uyu mukwe tuzamwereza cyangwa uyu mugeni ku by'ubukwe bwa kinyarwanda Imana yeze se bivuze iki ibi bintu bizatwerera bizadukundira cyangwa zirirabuye ni ukuvuga birimo umwijima birimo imitego ese niba hari insinzi ni iyihe nuba abantu bitiranya insinzi n'umutsindo kubera ko ayo magambo yatakaye none se ko ngo insinzi buretse gato bitahantwara insinzi ni ukuvuga ngo umuntu afite urubanza rumwigomba afite urubanza rw'ingomba abagabo noneho rero arajya kubaza insinzi yo kugira ngo azaza n'umutsindo muri rwo azatabarukana umutsindo ni icyo ugezeho utabarutse hanyuma insinzi ni ikigufasha kugera kuri wa mutsindo ariko abantu basigaye biteranya insinzi n'umutsindo ibyo bintu murambiganira n'abantu kuri Twitter ubona babivangavanga kubera iki kubera ya magambo yaducitse none muragendera ngo ibyacu byiswe ibishitani byiswe ibishenzi kugira ngo bicinyizwe ngewe singira ibyanjye gisigira abakurambere banjye gisingira abo mbaza ese ko mukuragura ubusanzwe mukuragura mbere cyangwa se abajya kuraguza bavuga ko hari umuntu babaza bagashika ibi bikoko bibaho bitabaho ariko se kuki musoma Bibiliya bikabaho Sawuli ajya gushikisha Mwendori byagenze bite ntabwo bamushikiye Samweli akaza yari yarapfuye none iryo jambo ryariremye unakubwira ukagira umuntu ushikira akaza tukabibona ahangaha uzaze gushikisha bisaba iki bisaba kubaza utazagira n'ushikisha umurenganya ashikishwa umeze ute undi yashikishwa umuntu kubera yuko wenda afite amabi yakugiriye cyangwa se akaba ari umukurambere ushaka no kwiyambaza cyo gihe umushikisha mu buryo bw'ibyiza yego nindaguze ibikora nk'ubu ngewe uko mbona cyangwa se ukubona Patrick uri kudukamera ushobora kuturagurira ukatubwira wenda rero tubaho tuvuya ntabwo waragurira kuri Patrick kandi nta uragura ibyo ataramutswe ubu se mwaramutswe kuza kuraguza urajya ngo ndagurire ku Karubanda ariko mana y'irwa ibyo nabyo no gutakaza umuco ujya kuraguza arabiramukwa akabizindukira hanyuma akaba ari cyo kimugenza mu busanzwe ngiyi mihango yo kuragura guterekera n'ibindi byakorerwaga ngo mu nzu za kinyarwanda zubatse ku buryo bwa kinyarwanda zisakaje ibyatsi ibintu byayo byose ari kinyarwanda icyondo ibiti harimo mwikorezi igiti cyabaga kiri muri iyi nzu igize ya kinyarwanda n'urugo rw'imigano usibye ko twinjira aha ngaha ni urugo ni urupangu rwiza cyane n'inzu ya kadasitere ijyanye n'icyerekezo turimo ariko wagera imbere ugasangamo ibijyanye n'umuco nyarwanda kuki aha watatiye wa muco w'abakurambere bajyaga muri ya nzu y'ikigonyi ukaba uri muri ibi ngibi by'iri terambere rutanga rw'amaboko umupfumu wacu ko icyo rero nicyo gituma nitwa umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco kuruta ibindi buriya icyo kibazo mbajije kirimo ubuhone nka babandi bavuga ngo mbabarire ntabwo ntukanye uvuze ko nyir'urugo yapfuye se ubumwishe ariko guhona ni ukuvuga ko intekerezo zarindagiye noneho umuntu akaba atakimenya icy'ukuri icyo gihe rero umuntu aba akeneye guhonoka nshuti nk'amaguru nuko bivuga batura tukagere kuvuza ko nyir'urugo yapfuye se ubumwishe icyo gihe ahubwo baragushimira ko umubitse noneho bakamwandurura bakamushyingura ariko rero ni nka babandi bavuga bati we muravuga iby'imico se imico ngo kwambara ngo kikwiza ukagira ute ngo kera se ko batambaraga
bakavuga ko ari we muco ngo ubundi se bambara gutungana dute ku isi yose mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi periode de chasse cueillette mu gifaransa hunting and food gathering period muri icyo gihe mu rurimi rw'icyongereza nuko babivuga muri icyo gihe abantu bose ku isi yose batungaga no gutoratora no guhiga akaba ari byo bibatunga hanyuma kwambara kugira ngo bakinge ku bwambure bwabo bakagira utuntu bikinga babonye twabugufi ni uruhu rw'inyamaswa kuzabona uruhu rugukwiriye ntabwo byoroshye urabona umugabo rugasima undi byibuze abantu bakagira utwo bakinga ku bwambure bw'ibiteye isoni kuruta ibindi ni bya bindi bya cash sex utubindo urumva ko ni imyambarire ijyanye n'uburyo bafite sibyo hanyuma y'imyambarizi ye abanyarwanda kuko wahoze uvuga ngo inzu inyuma uko imeze urupangu uko ariko imbere harimo kinyarwanda sibyo ni ukuvuga ngo abanyarwanda umuco wabo bwa mbere ni ku mutima mbere y'ibigaragara iyo hari umutima ibindi byose bibaho wumvishe yuko n'ibintu byose uko byaremwe byaturutse mu mutima wa ryagi sibyo hatavuyemo rwa ruzi ntabwo ibintu byose byamera ni ukuvuga ko umutima umuco wacu nyirizina y'umuco wacu ni umutima ibyo rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko ntabwo ikibazo ari ubunini cyangwa ubutoya bw'imyambaro bambaraga ahubwo reba imbonezabitekerezo yatumaga bambara nuko agapfundikiye gatera amatsiko nuko ku ruhimbi ari ahantu ho kubahwa nuko abanyarwanda bakunda ibihishwe ibyibungeserewe ariko umunyu wabunze witwa ivu ni ukuvuga yuko nupfundura akanyoni karaguruka akanyoni umutima uragenda ariko umuntu arakubwira ati ni uburenganzira bwanjye rero ntabwo umuco ari kugira ngo tugume mu byatsi gusa kandi haje amategura ahubwo ikibazo mfitanye n'aya mategura ni ukumenya niba tuyafitemo uruhare kubera yuko mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi abanyarwanda uko bagiye bakura bagakuza ibitekerezo bagahanga niho ubuhanga buzira bamenye yuko noneho kuba mu ishyamba gusa bidahagije n'abandi ku isi yose babinyuzemo byenda bikubwira nk'umunyamateka n'umushakashatsi ahubwo noneho bashaka kugondagonda utuntu kugira ngo babone aho baba sibyo niyo mpamvu usanga bagondagonze ikigonyi ni naho biva ikigonyi kugondagonda noneho bagasakaza ibyatsi urumva n'inzu biyubakiye barakurungira wahoze uvuga iby'amasima n'iki byose ubu wenda by'amahirwe dufite sima ikorerwa mu Rwanda ariko nukumenya ibyo tuyikoresha nabyo aho biva ku ruhe rwego biri mu Rwanda cyangwa ibyinshi wenda turabikura hanze yonge aho haracyarimo ikibazo noneho rero umuco urakura ugahuzwa n'ibihe ahubwo mu bihe by'amabati mu bihe by'amategura y'abakurambere bacu baranayabumbaga ku rwego rwabo n'ubu harabumbirwa ino twebwe turabikora ku ruhe rwego ayo mabati turayakora ku ruhe rwego kandi wimbwira ngo turayakora gusa turayakoresha ibiki twakuye hehe dushobora no guhahirana ariko tubifitemo uruhe ruha nguwo umuco w'abanyarwanda gukora ibyacu dufitemo uruhare bivuye mu bwenge bwacu inyengo yacu handi n'umuntu yaguhaga inzoga bakavuga bati uko kuboko ndakuzi uru rutoki n'urwa rutanga rw'amaboko inyengo yaho ndayizi wabyumvije nuvuga ko abantu bagomba kubona n'ibihangano bakavuga bati iki ni igikorewe mu Rwanda kuko turabizi by'i Rwanda uko biba bimeze iyi nkoro ni yawe nkuko tubona inkweto yo mu Butaliyani tukayimenya tukamenya umukandara wawo tukamenya uraza ukuntu ibyo bintu bikore mu Butaliyani bikundwa kuki abantu batongeye gukunda ibi bintu by'u Rwanda nuko byageze akagozi kagacika ariko ni inkuratiri y'imbehe tuje mu by'imirire ngenda kubwira iby'igihe cy'abakurambere kuko nshinzwe gusigasira no kurinda uyu murage hanyuma ngo uzakurikiraho nawe abona ibyo ahanga nkuko nanjye nagize ibyo mpanga nkuriye ku murage w'abasogokuruza mu by'ubuganga n'ubuvuzi dore rero uyu ni umusavu ubamo imiti n'intungamubiri udashobora kubara noneho uyu musave ni nawo dukuyemo isahani tugiye kuriraho
duhuje cyane cyane n'uwahanze peri wa medicine wahanze ubuvuzi yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo ibyo kurya byawe bikubera umuti wawe ukubera ibyo kurya ntabwo uzarira kuri iyi mbehe urisha intoki zawe wumvana nawe ubwawe uriraho isogi n'isogereza n'intagarasoryo zigeretse ku bishyimbo ukabirisha umutsima w'amasaka ugasomera amata ngo uzagira ibibazo nk'ibyo dufite uyu munsi wa none. iyo sogi ko tutakiyibona ni wayikura heza utarayisigasiye. barakubwira yuko hari imboga zakorewe mu nganda mu malaboratwari akaba ari byo ujya gutera simbujije ibyo muzakuramo muzabibona. ntabwo byakutwa kugumura abahinzi cyangwa abanyarwanda. ndabagumurira iki ko mbabwira ukuri none se ubu ngubu uzajya no mu mahanga kabisa niba ujya ukora ingendo hanyuma ubaze wumve uzasanga no mu masoko y'iyo hanze ibintu byanditseho bio cyangwa ibi bintu by'umwimerere birahenda cyane bibona umugabo bikigondera undi ni ukuvuga bya bintu bihinze mu mwimerere wabyo ariko byatewe amafumbire menshi ibi byakorewe mu malaboratwari mu buryo bw'inganda ntabwo bigira umwimerere w'intungamubiri nka bya bindi by'umwimerere. ibyo ni ukuri abantu bose ku rwego urwo ari rwo rwose bakora ubushakashatsi barabizi. ubu turarwana n'umusaruro w'ibyinshi ariko umwimerere w'intungamubiri dushobora kuwutakaza. nubwo amasaha atatworoheye baravuga ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha ariko turabibutse ko tukiri kumwe na Rutanga rw'amaboko umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. turacyaganira ku muco nyarwanda turacyaganira kuri byinshi yatubwiye amamuko cyangwa se imvo n'imvano yatumye akora ubushakashatsi hakabaho kino kigo ndetse araza no kutubwira igihe kino kigo cyatangiriye ariko dusubire inyuma gatoya tugaruke ku bijyanye n'ubuhanuzi. yagaye cyane ngo abagiye kwandika ku rutare bavuga ati turashaka miliyoni 10 abyo yabona ko ari ubujiji cyane. ese bari abanyamasengesho basenga bakavuga ngo Imana irambwiye ngo uzaba ubonye ibi uhawe ibi bigenze gutya ibi biba ibinyoma ubuhanuzi bw'aba bakristo cyangwa se ababemera Imana ntago ubwemera. ibi bintu rero buriya iyo mvuga nk'umushakashatsi nditwararika bwa mbere banza ugende ubaze abo babibwira ibyo bababwira biraba cyangwa ntibiba. hari n'ikindi twaje kubona kubera ko ibi bintu kubona ibintu abandi batabona ni umurage Imana y'u Rwanda yitoranirije iwuha abasukuruza mu buryo yagiye itoranya. noneho buretse gatoya noneho hakaba umwana uzavukana impano runaka abaraguzi b'umutwe ntibabagaho ariko noneho yakuriye mu idini noneho akibona abona ibintu runaka akabivuga ati n'Imana yabimbwiye koko n'Imana yabimubwiye ariko ntawe ushobora kumwita umuraguzi w'umutwe ngo bikunde bizaba ibishitani. ariko navuga ko ari Imana ya Isirayeli ya Yakobo nande wabimubwiye bizaba mvajuru. ubwo ndavuga kubavuga ibintu bikaba kuko birashoboka ibintu ntahagazeho ntabwo najya kugira. ariko ku rundi ruhande nanone hari indi ngorane yo kwiyitirira ibintu bitari byo rwose. ndahiro tuvugisha ukuri iyo umuntu aza akabwira abantu ati nimuze hano nabubakiye urukuta rwo kugira ngo mujye musengeraho narwubakishije igitaka cyo muri Isiraheli igitaka cyo mu Rwanda ntabwo cyubaka. ubwo se ntabwo uvuga ko abanyarwanda ari ababuramana hanyuma Isiraheli akaba ariyo dukesha Imana. nazanye amazi yo muri Isiraheli i Rwanda se nta mazi tugira ngo n'iwacu nkwereke iriba ry'Amana ryahanzwe na Ruganzu. ayo mateka azavugwa nande bese. Ruganzu ari mahiga amanuka hari inkimbiri na mukinga yuburukira inyamurasa hanyuma yari ari kumwe n'abahigi be n'imbwa bishwe n'umwuma arangije Imana y'u Rwanda imukoreramo afora umwambi we afora umuheto we arasa umwambi ku gasozi kari hakurya ati mugende mushingure murabona amazi. bashinguye n'ubu hari iriba ry'Amana niko yaryize n'ubu rirahari. ababirigi baje mu Rwanda bashatse kurigira kano ngo bakanarize amazi kumwe bubaka amakano mbirigi bakizubaka y'amazi asa nagiye gukama ariko ntajya kama burundu aguma ku rugero rumwe. n'ubu uzajya Inyagatega ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga ubaza abaturage baho bakubwira ko biyo barwaye ibicurane banywa amazi y'Amana hanyuma akaba ari yabakiza ibicurane. none uraza kunda ta amazi ya Isiraheli. i Rwanda se nta mazi haba ntari baryanguye ubwatsi se tugira
nta mariba 8 ya Muhanga se tugira, nta Nyabyunyu se tugira, amariba y'inka, ayo mateka se ninde ukiyibuka? Ariko abantu bazi Yorodani, yego abantu bazi mu gashyamba k'Igitsemane, abantu ngewe rero nize ubumenyi mpuzamico. Ibyo bintu ni umuco ushaka kumira undi. Ikivamo nuko abo bantu barinjiza mu buryo bw'ubukerarugendo bushingiye ku muco, abantu baratega indege baragiye ngiyo barahinjiza ninde uri buze kurebera iriba ry'Amana atanarimenye tutarivuze bene ryo? Ninde uri bujye mu bitare by'Amashyiga agiye kureba amateka yaho kuko batindi bahuzuye bajya ngo barasengera y'Imana barandika aho kujya gukora ngo bishyure imyenda bariye Mana mpa miliyoni 10. Ese ubundi waziriye ute ukarinda uzimara utagira n'umutima wo kuzibyaza izindi? Iyo niyo Mana umbwira? Aho rero harimo ibibazo kumbwira ngo uwo muntu arahanurira abantu ngo arababwira iby'ukuri. Aho nawe niba ufite umutima wakemanga ukareka n'ibyarutanga rw'amaboko. None kuri ubwo harakorwa iki? Harakorwa iki? Abantu nibagaruke ku isoko. Erega nicyo twigishiriza uyu muco nyarwanda, ni ukuvuga yuko Imana utabonye mu mutima wawe, Imana utabonye mu babyeyi bawe, Imana utabonye mu bakurambere bawe, Imana utabonye mu gihugu, nta Mana iriho. Uzayibona hehe? Ni nk'ijuru utabonye aho ngaho. Niba wawe hahora umuriro waka ukaba utazima, none wowe ngo urahunga umuriro wawugezemo kera ahubwo. Na mbere abakurambere bacu bavuga ko umuntu muzima wabaye umuntu w'i Rwanda agenda akaruhukira muri Muhabura. Iyo Muhabura nayo ikazahabura abana b'u Rwanda. Niho dufite ikirunga cya Muhabura. Buriya babaga bavuga iki? Babaga bavuga yuko iyo abakurambere bacu bashaje neza, natwe abariho tukabashajisha neza, amateka yabo niyasigara duhabura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sinzi ko icyo kintu utacyumva. Niyo mpamvu umuntu ababwira ubupfumu ngo bya bintu nuko utamenye gupfumura icyo ari cyo. Nubundi nawe uhora urindagira, ntuzi kureba aho abandi batabona. Uzarebe no mu buzima bwawe yuko wigira hirya. Reka da ni ahangaha gusa, ni umuntu w'ubu ntuzi gupfumura, ntuzi no gupfumuza. Hanyuma waba warabayeho nabi, nabwo warabaye inyangabirama, warabaye umugizi wa nabi, ukajya muri Nyagongo ukajya uhiramo. Waba kandi nanone hari ibitaragenze neza, ugaca muri Karisimbi, ukabanza ugaca muri ubwo bukonje bukakumvisha mu gihe runaka. Ubwo si byo bitandukaniye na za purigatori n'umuriro utazima n'iki byose. Namwe rero ngo mwungutse, nta muco urutundi. Ubwo aho turi mwigereranyamico. Ubu rero ikiriho ni ukubwira abantu ngo tugaruke ku isoko, kandi Imana y'u Rwanda ishimwe abantu bamaze kubimenya. Sura nk'imbuga zanjye nigishirizaho, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook, urebe ibintu mba mvuga n'ibyo abantu bavuga. Hari igihe umuntu yitora akavuga atereka ibyo bintu, ejo bundi twagiye gutura umuganura, ibyo bintu byo gutura abazimu, natuye ababyeyi barahari, nabo baransabe nabashyira imbuto bampaye ko zeze zindi. Nyuma nabanga imbuto wajyanye neza. Erega baguha amasaka, nawe jyana amasaka mu cyebo. Jyana nande wabibye amasaka. Ndashaka kukubwira amasaka nk'ikimenyetso. Okay. Reka nkubwire. Igihe hatari kiri ibimenyetso, amateka yacu azazima. Ugiye kumera nk'abandi batema ibigabiro uko biboneye. None se nihaba hatakiri ibigabiro, tuzamenya dute itongo rya runaka? Tuzamenya dute amateka y'abami bacu? Ariko usanga abantu baza amateka y'abami ba Isiraheli, ndetse babyara abana babo bakabita ba Dawidi. Ababi nababita Musinga. Waguye ishyanga atagira icyaha, yitangiye u Rwanda yanze kurutanga. Abakoroni barumwatse ati uru Rwanda ntabwo ari urwanjye, nubwo abanyarwanda nimubabaze, niba babwira ko barutanze bakarubaha kugira ngo muruhitiremo ubuyobozi, ndarubaha, ntabwo ari urwanjye. Umwami Musinga baramuca. Ntawe bita Gashamura, ntawe bita Rukangira shyamba. Abo ni abatware b'umuganura. Gashamura ka Rukangira shyamba waguye ishyanga nawe bakamucira i Burundi kugira ngo abanyarwanda bacikemo ibice ntibazongere kugira umuganura. Abatasangiye ntibashobora kongera kuba umwe, bararasana. Ariko abasangiye bo ntibarasana. Abavandimwe baravurana, ubu baravushanyije. Mu gihe cya Jenoside twarabibonye. Igihe hatari ibimenyetso, hatari imihango, hatari imigenzo, abantu bazabona uko bagenza bate. Aya masaka rero ni ikimenyetso. Nkuko ababyeyi bayaduhaye ikimenyetso cy'imbuto, niko natwe uko tubatuye hatagomba kuburamo icyo kimenyetso. Nubwo i Kigali twaba tudafite aho duhinga amasaka,
wemera guterekera mfa kandira none se ariko rero igihe nigishirije nagira ngo hari icyo watoyemo none ndimo ndati nyuma yahuye se oya ariko mana y'u Rwanda hanyuma ukabashyira n'undi musaruro w'ibindi bitandukanye ibyo wagezeho amashuri wize akaguhira ibiki si imigisha ababyeyi baduhaye se si ya yindi yamigisha ya mitongero uzahahuronye uzagira ubugire n'ubugwiza nkahire ku mutwa umuhutu umutwa n'umututsi uzabyare uheke si ya migisha se kugeza kuri ubu aho iterambere ryaziye hakaza amadini y'ukuri nako hakaza amadini atandukanye hari abasenga bagira bati turatokesha imbaraga z'abazimu turatwika karande dore kuba udatera imbere birimo guterwa n'abakurambere tokesha imyuka mibazimu n'abadayimoni tokesha imbaraga z'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni iyo wumvise isengesho rutanga rw'amaboko ubyakira uti nyina w'ubugome ni ubugoryi ni igitabo ndimo kwandika cyitwa gutyo nyina w'ubugome ni ubugoryi ibyo bintu barimo bakora ni ubugome ariko bushingiye ku bugoryi ntiwabarenganya kuko ntibazi ntacyo bazi barahonnye bakeneye guhonoka n'ubuhone iyo umuntu akubwira ati ndabona karande mu miryango yanyu niko kwirahari none turagukiza karande ariko genda kubwira ko karande uyirandutseho ararunduka kuko karande biva ku kurandaranda kwa wa mwishywa sibyo ntubona ko abanyarwanda barongoza umwishywa ntubona ko mu cyuhagiro harimo umwishywa ngo abantu bishyuke bahora n'ishya n'ihirwe bahore banda baguka bizira imbibi z'ahantu n'izibifatika ni ukuvuga yuko rero urandutse kuri iyo karande uzongera kurandarandute niba kurandura kuba kurambere bawe ndahiro uzasigara urinde uri ndahiro wande ese koko nsobanurira icyo kintu udafite igisekuru ndagira ngo tuze psychologically mu buryo bujyanye n'imitekerereze sibyo hari ahantu umuntu ashinze imizi aranze umuntu mu banyarwanda agereranywa n'ikinyabuzima nk'ikimera nk'uwo mwishywa kugira ngo urandarande ni uko uba ufite aho ushinze imizi sibyo none barawuranduye barawukura aho ushinze uzongera kurandaranda gute icyo rero nicyo gukura karande bivuze karande k'imiryango none se ubundi wowe nturi karande k'imiryango yawe iyo tuvuga se indwara za karande ni ukuvuga iki ni ukuvuga indwara abana bashobora kugira kuko bazikomora ku babyeyi babo kuko ari indwara zandura sibyo zishobora kwandurira mu maraso zishobora kwandurira muri twa tugira ingingo abantu bahana nka za DNA n'ibiki byose zikaba indwara z'akarande harimo nk'izo bita za trisomy 21 n'ibindi bitandukanye mu by'ubuzima bwo mutwe n'izindi ndwara zitandukanye none se sa maraso y'abakurambere bacu tuba tugenda duhabwa uko rero bashobora kuduha nk'iyo ndwara baramutse bayirwaye ni nako ibyiza aribo tubikesha ariko reka nkubwire niba umuntu avuze ati ndakuraho karande arakuranduye uzarunduka niyo mpamvu utazatinda kurunduka yuko abapfumu nutagira ugupfumurira se uzagera kuki nawe ubwawe mu buzima bwawe ukeneye gupfumura banza unareba ari kupfumure urenge ibyo bakuba nanjye urimo mbwira abantu ntibajye banjora bavuga ariko uyu mugabo ibintu avuga nibyo sibyo bifite ishingiro aho kuki abantu bemera kuyoborwa nk'abatabona bagatwarwa buhumyi umuntu nawe ubwe ntacyo agira aridederezwa n'ingegerera aho ngaho ishaka ibyiri burye nijoro warangiza ngo uratura imana amaturo umuntu araza kubeshya ngo imana irasonza ko aricyo umusinga yabwiye abamisiyoneri ba mbere baje mu Rwanda bamubwiye bati hano muteye imana amaturo ati imana se irasonza nitwe dukeneye guturwa twabami abatware n'abandi bakenera amaturo kugira ngo babeho none se abandi baraturishiriza imana irasonza twe tuzi imana isonza
muzana amafaranga twubaka inzu y'Imana. Imana igira inzu no muri izo Bibiliya zabo ko ziriho birimo umwanyubakira inzu kinakwirwamo ko ari Imana yabwiye Dawidi arwanira ngo arayubakira inzu. Ariko mu ijambo ry'Imana mugani ijambo ry'Imana ntigarutse haranditswe ngo nuko rero nimungerageresha icya 10 n'amaturo murebe ko imigisha yanyu. Uzasome n'ahandi handitse ngo ariko muri mwe muravuga ngo icyo najyaga guha data ndagitura Imana ngo umuntu ntazavumwa. Mwaragize mukavuga ngo umuntu ntazavumwa. Ni Yesu wabivuze abibwira abantu. Ubu abantu barateshwa gutura ababyeyi babo bashonje, barateshwa kubakira ababyeyi babo babaremye bagifite uko bameze, none ingo zabo zirasukuma kubera zashizemo abana bagiye kwiyubakira ngo barajya kubakira Imana inzu. Murarindagiye. Ubakira ababyeyi bawe nawe wiyubakire wowe utagira hubu. Papa ubakira igihugu cyawe. Wubaka ibikorwa remezo birakenewe. Nawe urabikeneye. Nawe kumbwira ngo urubakira Imana, Imana yubakira umutima. Niyo nkuru y'Imana tuzi. Ni nayo mpamvu yitwa Imana y'u Rwanda. Naho ibindi n'ubusahuzi bwitwaje Imana gusa nta kindi. Wenda turimo kugenda dusatira umusozo, ariko hari mu muco nyarwanda ubusanzwe habagaho umuhango wo gukazanura. Ubu usanze papa ku mugore wawe Rutanga. Ibyo ntabwo ari umuhango n'ingeso. Rwose sinzongera kuvuga akanwa kanjye kazazibwe. Ikibazo rero abantu kubera kurindagira muri bo, kubera ubuhone bafite, baragenda bakavangitiranya ibintu, noneho bakakuzanira amacugitirane y'ibintu utamenya, ibyiza bakabyita ibibi, ibibi bakabyita ibyiza. Nk'ubwo ufashe iyo ngeso yo gukazanura uyise umuhango. Kandi umuhango cyabaga ari ikintu kera, ikintu sacré, ibyo bavuga biri sacré mu Gifaransa. Iyo ni ingeso nyine, erega nta muco. Urumva ari nziza se? Nta ngeso iba nziza keretse ibyo musoma mu Bibiliya ngo abantu bagira ingeso nziza. Ingeso buri gihe bari mbi, nta ngeso iba nziza. Ni nk'ingaruka ngo byangizeho ingaruka nziza, nta ngaruka iba nziza. Ikinyarwanda nyacyo nuko ukivuga ingaruka abantu bahita bumva ibibi. Ubwo rero gukazanura byari ingeso ndetse bikaba n'amahano, ariko akagira akamara amahano. Uwaguye muri iryo kosa ari umubyeyi akaba agomba guhonga umwana we n'uwo yatesheje agaciro, kuko nawe aba ari umwana we, akamuhonga inka. Noneho umuryango ugasubirana. Inka cyari ikintu gikomeye, cyabaga ari nk'ikiru yiciye. Yego, cyabaga ari nk'ikiru yiciye. Bana banjye sinshaka kongera kugayikira mu maso yanyu. Agaha umwana we n'uwo mwana bamushingiye. Wibuka ko yitwa ba mwana kuri mugenzi we wamushingiye. Uzi ko ababyeyi bashyingiranye bitwa ba mwana. Ubwo rero ni ukuvuga yuko yabaga ari ingeso mbi yakoze. Ibuka n'ibyabaye kuri uwuhe mwami Mazimpaka, umwami w'umusizi. Mazimpaka yari umusizi, yari umusazi. Uravuga ibyo ubonye sha witonde, kuko uravuga umwami. Yagiraga amakaburo. Umwami ntagira ubusazi, ni amakaburo. Uretse wumve nshuti yanjye, uretse wumve, niyo umwami yagira ibintu bimubayeho nk'uko biba ku bandi, kuko atari umuntu nk'abandi, ahubwo ari umuhagararizi w'Imana mu bantu, bigira uko bifatwa. Niyo mpamvu babyise amakaburo. Noneho rero uyu mwami yafashe umwana we wari wambuye nawe umugore witwa Karira, amwambuye abahungu bari baramwishakiye kuko amubengutswe. Kera abatware abami yabonaga nk'umugore mwiza ahantu ntibimubuze kumutwara. Nawe ariko akaguha inka akaguhonga. Hanyuma umwami ashaka kumutwara, atwara wa mwana Karira. Amutwaye abatware abaturage bati uyu mwana kutumye yigunga kuko umuhungu we yanze kurya nga kugira gute. Bati subiza umwana umugore we, subiza umwana umugore we. Yagombye kumumusubiza. Kukazanura se ntabwo ari ibintu by'u Rwanda, ntabwo ari ibintu by'u Rwanda. Nta nahamwe uzabona byabaye ibintu by'u Rwanda. Ni ingeso. Iyo yabagaho rero yabaga ari amahano, hakaba akamara amahano. Byabaga ari ibisare uteye abana ukagomba amasubyo. Nta bisare bitagira amasubyo. Ahubwo ikibazo si uko ibibazo rega bitabagaho mu muco nyarwanda, ahubwo byabagaho bikabona ibisubizo. Ubu ingorane dufite nuko dufite n'ibibazo bizanano abantu badafitiye ibisubizo.
ariko iyo dushingiye ku muco wacu nta kibazo na kimwe kibura igisubizo. Nitushaka twoya ariko ndahiro twarebye aho dupfundikira ipfundo. Reka turebe aho dupfundikira ipfundo mugani wa Rutanga. Ariko se ahangaha hakwibazwa byinshi, kugeza kuri ubu dufite nka Rutanga rw'amaboko urimo kwigisha uyu muco usa nk'urimo kugenda ucika, benshi batanatinya kuvuga ko umuco wabaye ico. Uragira uti ntugicitse. Dufite Rutanga urimo kubyigisha muri ubu buryo, nta wundi dushobora kumva n'ushatse impuguke muri ibi ngibi yifashisha Rutanga. Aho ngaho ubwo uzaba umaze gusaza ntawe wakuwe mu ntege Rutanga, aho ntituzaba tugendesheje. Hagiye gukorwa iki? Urakomeza kunyita Rutanga ariko sindi Rutanga. Buriya mu Rwanda habaye ba Rutanga benshi. Sogokuruza yari Rutanga rw'amaboko. Niryo zina. Hanyuma rero ntabwo hari byo ntemeranyaho nawe. Nanjye rega naje abantu batazi ko nzaza. Uriya umurage w'u Rwanda ntabwo uri mu maboko y'umuntu runaka. Ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu runaka. Niyo mpamvu abanyarwanda bitwa indacika muri ibyo by'imihango wambazaga. Erega nuko mubimbaza mukagenda mukabikoramo byacitse yitangazamakuru gusa, ariko abantu nimupfumure ngo mwigire hirya murebe ikirimo. Buriya nko muri uwo muhango wo kubandwa cyangwa guterekera, ibikangaga bambara babyita indacika. Byabaga ari ikimenyetso cy'uko abanyarwanda turi indacika, kandi kuko aho byameze ntibipfa gucika. Uyu mwishywa turongoza ndetse twambara no muri iyo mihango ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda bazahora bishyuka, ni ukuvuga bazahora n'ishya n'ihirwe, kandi bagahora kwanda u Rwanda, ni naho biva kwaguka bizira imbibi z'igihe n'iz'ahantu. Wabyumvise umurage wacu? Ni nabwo buryo rero umuco wacu udashobora gucika. No mu bihe by'amage nk'urupfu, twebwe ntabwo twirabura ngo dutsiratsize nka kumwe abanyaburayi bo bambara ibintu by'umukara, ahubwo twiraba ivu. Ivu ni uruvange rwa byombi ku kigero kingana rw'umweru n'umukara, amabara makuru y'u Rwanda. Bivuze ngo tuzi yuko hari ibibazo, ariko nanone tuzi ko hari ibisubizo. Twagize ibibazo ariko ntibiduherana. Ni nako mu bihe by'ibyishimo tudatwarwa n'ibyishimo ngo biduherane, ngo tunwanware, twibagirwe ko ejo tugomba gusigaza imbuto. Niyo mpamvu no muganura turaganura, ariko tukagira n'igenamigambi ry'ejo hazaza, tugahabwa n'imbuto y'ejo hazaza. Ni nayo mpamvu bavuga ngo umwijuto w'ikino kugira ngo ejo imvura ntizagwa, n'uwo mugani niho uturuka. Ubwo rero ntabwo uyu muco uzazima, sigegeye nyine, niba hatari n'abandi ejo muzababona. Kandi niba dufite amahirwe, leta yacu, constitution yacu, buriya itegeko nshinga, harimo ingingo ivuga yuko igihugu kigomba kubakira ku muco wacyo kikishakamo ibisubizo. N'umukuru w'igihugu tugira amahirwe ahora bivuga. Nejo bundi warabibonaga mu itorero yigisha abana ko bagomba gutozwa umuco, nabo bakawutora. Kandi ko niyo wakwiga ibintu byose, imibare, indimi n'ibiki byose, ariko udashingiye ku muco byagupfana ubusa. Ubwo butumwa nanjye bwanjye nabwitangiye kuri Twitter, ariko nabo ku mukuru w'igihugu yaramaze kubivuga. Waragize ukavuga ngo Rutanga rw'amaboko jewe ndikise. Ntacyo ndicyo, ahubwo Imana igenda yitoranyiriza abantu, none ikabahagurutsa mu buryo bwayo, nkuko yahagurukije basogokuruza. Nakubwiye ko sogokuruza yari umunyamihango n'umunyamigenzo ukomeye mu Rwanda, akaba n'umugangahuzi. Niko n'Imana igiye ifite abantu batandukanye hirya no hino. Ntabwo uyu muco uzazima, ntabwo ari ibya Rutanga rw'amaboko, ntabwo ari iby'umuntu runaka, ntabwo ari ishwi, ntabwo ari ibya minisiteri bishinzwe, nubwo nayo ifite ibyikora gusa. Uyu muco ni ubuzima kandi butazima, ni nka ya mbuto wabwitambika bwa mukenya. ushobora nko guterekera kangahe mu mwaka? Ntabwo bisaba inshuro, ntubibara, ntibigombe uko wabiramutswe. None se ubwo gusabana n'abakurambere bacu ahubwo ntibikwiye kutubera ubuzima? Erega niyo mpamvu buri gihe umunyarwanda yasitaraga akiyambaza abakurambere be, ati mandwa za mama we, mwuka wabaga muri mama, l'esprit qui habitait ma mère. Ibyo bintu bivuze mu gifaransa biraryoha, wabivuga mu kinyarwanda mandwa za mama we. Ibyo bintu n'ubwa mbere ubyumvishe? Ntabwo ari ubwa mbere. Mandwa za mama we ni ukuvuga mwuka wabaga muri mama, ngenderera nanjye menye uko nitwara mu kintu nk'iki nkuko nawe yacyitwaragamo.